tubanje kubasuhuza abateze amatwi ibyahishuwe Media TV. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro naganze mu mitima yanyu. Uyu mwanya tubanje gushimira Imana iturinze kandi ikiduhagazeho. Ibihiga ubugingo bwacu suko byabuze ndetse n'ibiri kujyana abandi ntabwo ari uko byabuze, ariko twebwe dushimye Imana iturinze muri iki gihe kigoye, muri iki gihe isi cuza umwijima, muri iki gihe abanyabwenge babuze ibisubizo by'isi, ariko Imana ikaba ikiduhagazeho, dukomeza no kwihanganisha abagezweho n'icyorezo cya COVID-19. Mukomere, Imana yacu iracyahari. Nifuje ko rero dusangira ijambo ry'Imana muri aya masaha. Ijambo ry'Imana kunda kuvuga ngo ni umutsima utunga ubugingo cyangwa se n'imbaraga kubizera Imana by'ukuri muri uru rugendo. Kadusome mu izina rya Yesu urwandiko Yakobo yanditse. Turasoma igice cya mbere, turasoma umurongo wa 2 tugeze ku murongo waho wa 4, ndetse turasimbuka muri iki gice n'ubundi dusome umurongo waho wa 12. Some mu izina rya Yesu. Avuga ngo, bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 12 aramubwira, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Aya masaha dusomye ijambo ry'Imana cyangwa se amagambo atari make ndetse atari na menshi, ariko yose afite igisobanuro. Reka mbanze mvuga kuri iri jambo rivuga kwihangana. Ubundi iyo tuvuze kwihangana bisobanura iki? Kwihangana harimo ijambo guhanga cyangwa se kwihangamo ikintu kitari kikurimo, kwiremamo ikintu kitari kikurimo, wewe warangiza ukakishyiramo kandi cyarangiza kigafata umwanya muri wowe. Imana ishimwe cyane. Iri jambo kwihangana akenshi ribwirwa abantu bari mu byago, akenshi iri jambo ribwirwa umuntu uri mu kababaro. Iri jambo inshuro nyinshi, ntanze nk'urugero, hari igihe ushobora kuba ufite nk'ikibazo ugahamagara umuvandimwe wawe wabwira ngo agufashe muri icyo kibazo, ukamuhamagara kumutekerereza ibibazo byawe, ariko muri kumubwira akumva we nta kintu yagufasha, nyamara yari yiringiye ko hari ikintu yagufasha. Nyuma mara kukumva akakubwira ngo ihangane, mu by'ukuri akubwiye ngo ihangane, nubwo iryo jambo nta gisubizo kirimo mu byo wari umutegerejeho, ariko riragukomeza. Nubwo rishobora kubanza kukuremerera cyangwa rikabanza kukuvuna kubera ko icyo wamushakagaho atari cyo aguhaye, ariko akubwiye rya jambo rigukomeza mu gihe uhagazemo. Aya magambo dusomye rero dutinze kuri uyu murongo wa 12 uvuga ngo, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye abayikunda. Imana ishimwe cyane. Kwihanganira ibitugerageza muri iki gihe turimo, muri iki gihe isi icuza umwijima, navuga abantu bihangana mu buryo butandukanye. Reka nange nk'urugero
ku mupfakazi wapfakaye akiri muto agasigara n'abana yitaho, mu by'ukuri akabasha kwihangana. Nyamara hari abamubwiye ngo bamwegere cyangwa se bamufashe muri ubwo buzima arimo, ariko akihangana, ntiyiyandagaze cyangwa se ntiyinjire mu byaha, akirinda gusuzuguza Imana ye. Uwo mupfakazi Imana iyo imwitegereje iravuga ngo uriya koko arihanganye kandi aranyubahisha. Uwo nguwo nawe abikiwe ikamba ry'ubugingo ry'Imana yateguriye abayikunda. Imana ishimwe cyane. Imfubyi y'umukobwa yihanganye, ikihangana muri iki gihe, ikihanganira ubukene, ikihanganira kwisiga gikoto, ikihanganira kwambara inkweto zitagezweho, ariko kugira ngo itiyanagaza cyangwa idasuzuguza izina ry'Uwiteka, ikihangana. Iyo mfubyi ibikiwe ubugingo buhoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Umugabo wihanganye yatandukanye n'uwo bashakanye, wenda yavuye muri uyu mubiri ariko akihangana, nyamara ibimukururukaho ari byinshi, ibishaka kumwanduriza ubugingo ari byinshi, ariko akirinda, ntajye mu nzira y'ibibi, ntajye mu nzira y'ubusambanyi. Uwo mugabo Imana imubikiye ikamba ry'ubugingo, iryo yateguriye abayikunda. Imana ihabwa icyubahiro. Umusore wihanganye mu bukene bwe, ntiyinjire mu byaha by'ubujura, ntiyinjire mu byaha by'ubugizi bwa nabi, ntiyinjire mu byaha bitukisha izina ry'Uwiteka, ahubwo agahagarara ku Mana ye, ahubwo akikomeza ku Mana ye. Uwo musore abikiwe ikamba ry'ubugingo ry'Imana yateguriye abayikunda. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yateguriye abayikunda. Yeremiya 17:7-8 yandika amagambo aravuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka, ngo Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, ngo umuntu azabana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyarangiza kigasorera imizi yacyo mu mugezi. Ngo icyo giti ntikizatinya umwaka wacanyweho n'amapfa, ngo ahubwo ikibabi cyacyo kizahora gitoshe. Ikindi kandi ngo ntabwo kizatinya amapfa nacana, ahubwo icyo kibabi kizera imbuto zacu. Bene data, kwizera Uwiteka ni ubuzima, ndetse no kwikomeza ku Mana niyo mibereho, ariko icy'ingenzi ni ukwihanganira imibabaro duhura nayo muri iyi si. Umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzabona. Aravuga ngo icyakora icyo nzi neza ngo nuko Yesu niringiye, ngo ubwo azaboneka, ubwo azagaragara, ubwo azerekanwa, nahishurwa tuzasa nawe. Imana ishimwe cyane. Ndababwira ngo rero muri kino gihe mwihangane kandi mukomere. Abantu bihanganye, abantu barwanye intambara nziza, abantu bakiranutse, bahagaze mu mwanya wabo neza, abagabo bahagaze mu mwanya wabo neza, abo babikiwe ikamba ry'ubugingo, abamama bahagaze mu mwanya wabo neza, abo babikiwe ikamba ry'ubugingo, abasore birinze, abakobwa birinze, abo bose babikiwe ikamba ry'ubugingo. Mbifurije amahoro y'Imana. Mukomere muri iki gihe.